we pasiteri ufite ubwoba bw'umukumbi w'Imana yaguhaye kuyobora, ukora ntabwo birimo gukunda. Imana irakubwiye ngo ntutinye, izabana nawe, izagendana nawe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Wowe uyobora ikigo runaka ariko ukabona bidakunda, ukabona harimo imvururu, ukabona harimo intambara, ukabona harimo amakuba, ukabona rwose ntemera, Imana irakubwiye ngo ntutinye, wikuka umutima, izabana nawe. Ijambo ry'uno munsi ryitwa ngo ntutinye rimanukiye abantu bose bafite inshingano bakora, bafite ibintu bayobora, kugira ngo bakomerere mu byo bakora, kuko bahumura Imana iri kumwe nabo. Ngo haye ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Metanoia TVR, tukifuriza kugubwa neza kandi tukifuriza kungukira mu biganiro tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Nk'uko ntahwema kubikubwira, muri Kristo Yesu harimo urwunguko, kandi tuba twifuriza buri muntu wese kurwunguka, ukunguka kumenya Imana. Muri Kristo Yesu harimo inyungu zitagereranwa, ariko cyane cyane ku babimenye, ku bamwakiriye, akababera umwami, akababera umukiza, akabatwara, akabaha imigisha myinshi. Kandi n'ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo kwitoza ku by'umubiri, ibi twitozamo bya buri munsi, tubyuka tukajya gushaka, tukajya guhiga, bigira inyungu nyinshi. Ariko ngo bigira inyungu ziri limite, zigira aho zigarukira, kuko bigira inyungu mu buzima bwa none gusa. Ariko kwitoza kubaha Imana cyangwa se kwitoza kuba umukristo, ugakora ibyo Kristo ashaka, byo ngo bigira inyungu none uno munsi, kandi bikagira inyungu no ku buzima bw'ejo hazaza, bwa buzima tutabona, bwa buzima tubwirwa na Bibiliya, bwa buzima tubwirwa n'umwuka yuko nyuma y'ubuzima y'abantu bamaze gupfa burya hari ubundi buzima. Jean Dominique muri kumwe Byiringiro, nk'uko dusanzwe ubimenyereye, tukaba tugarutse nanone mu ijambo ryitwa ntutinye, umunsi wa kabiri. Nk'uko twabivuze, hari ibintu byinshi biteye abantu gutinya, biteye abantu ubwoba, biteye abantu gukuka umutima. Reka dutangire dusenga, twusome ijambo ry'Imana twateguye uno munsi. Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi. Isi yugarijwe n'ubwoba, hari ibiteye ubwoba hirya no hino. Muri Afurika hari ibiteye ubwoba, i Burayi hari ibiteye ubwoba, muri Aziya hari ibiteye ubwoba. Nta mugabane n'umwe abantu badafite ubwoba. Abantu bafite ubwoba bw'uko bazabaho, abantu bafite ubwoba bw'intambara, abantu bafite ubwoba bwo gutsindwa, abantu bafite ubwoba. Mana, abantu dufite ubwoba. Niyo mpamvu twishingikirije ijambo ryawe kugira ngo ritumare ubwoba. Tugiye kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe, turasenze kugira ngo umwuka wera abane natwe, kandi abane na buri muntu wese, kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga muri twebwe. Tubisabye twizeye izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, igice ni icya 31, turasoma imirongo 2. Turasoma umurongo wa 7, dusome n'uwa 8. Mose ahamagara Yosuwa amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati, komera ushikame, kuko uzajyana n'aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza ko azabaha, nawe uzakibaheshaho gakondo. Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Reka dusubire muri umurongo wa 8. Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Twakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma no magambo Imana yavuganye n'umukozi wayo Yosuwa.
iramubwira ngo dusubiremo gatoya, komera ushikame. Ni ryari umuntu akwiye gukomera agashikama? Ni igihe cyose afite ibintu bimuteye guhungabana, bimuteye ubwoba, bimuteye kutagira icyizere cyuzuye cy'uko ibyo azakora bizakunda. Kirababwiye ngo komera ushikame kuko uzajyana abantu mu gihugu narahiye kandi ukazakibaho gakondo. Ubu ni ubwoba bukunda kugira abakozi, abantu bari mu kazi, abantu bafite inshingano, abantu bayoboye abandi ariko batifitiye icyizere, cyane cyane mu murimo w'Imana. Ugatorerwa inshingano ariko ukumva utazazibasha, ugahabwa kuyobora abantu ariko ukumva utazabishobora, ugahabwa gukora ibintu runaka ariko ukumva ntago bizakunda. Ntago ari we wenyine wagize ubu bwoba, nawe turimo kuvugana urabufite. Mu bintu urimo gukora ufite ubwoba, mu buyobozi urimo kuyobora ufite ubwoba, ndetse n'abo uyobora baguteye ubwoba. Ariko ijambo riravuze ngo komera ushikame. Haleluya, komera ushikame, kubera ko niwe Imana yahamagaye, niwe Imana yatoranije, niwe Imana yahisemo kugira ngo ukore ibyo ngibyo. Nubwo ubona biguteye ubwoba, ariko niwe Imana yahamagaye, niwe Imana yahisemo, niwe ishaka kubikora. Kandi iyo Imana yitegereje mu mutima wawe, ikubonamo imbaraga zikomeye cyane z'uko ibyo bintu uzabibasha. Ikibazo ni kimwe, wowe ntabwo izo mbaraga uzibonamo, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo komera, rirakubwiye ngo shikama, rirakubwiye ngo wikuke umutima. Hari impamvu nyinshi Yosuwa yari afite ubwoba. Icyambere, yari asimbuye Mose wakoraga ibitangaza, wari warakoze ibitangaza 10, wari waratandukanije amazi y'inyanja itukura, aratandukana bahaca humutse. Mose wakubise igitare, amazi avamo baranywa. Yari asimbuye Mose wahamagaye Imana bari mu butayu, Imana ibaha inyama bazirya iminsi 30, kandi nta n'igikoroto cy'atanu bari bafite, ntaho baziguze. Yari asimbuye Mose wakoreye ibitangaza bikomeye 10 mu maso ya Farawo, abantu bose baratinya, kandi Mose baramwubahaga bikomeye. We yari akiri umuntu ukiri mutoya, yumvaga rwose adakwiye no gutoranywa, ariko Imana iramubwira ngo ni wowe nahisemo kugira ngo uyobore ubu bwoko, utegeka aba bantu, ubageze ku nsinzi nshaka kubaha. Ikindi cyari kimuteye ubwoba, aho yabajyanaga hari abanzi bakomeye, hari abagabo b'intwari mu kurwana, hari abagabo batojwe kurwana b'abahanga, hari Abanaki, hari Abaferezi, hari Abayebusi, hari amoko menshi akomeye afite imbaraga mu kurwana. Kandi Abisiraheli ntabwo bari baritojwe kurwana, yari afite ubwoba cyane bukomeye, ariko Imana iramubwira ngo komera ushikame, imuha ihumure. Imana yamubwiye ngo izamujya imbere, avuze ngo nzakujya imbere, nzabana nawe, sinzagusiga, sinzaguhana, ntukuke umutima. Haleluya. Nawe Imana irakurebye ahantu uri, isanga muri pozisiyo urimo, mu kazi ufite, mu nshingano wahawe. Imana yakurebye isanga ufite ubwoba, ndetse ushobora kuba urimo gutekereza no kudemisiyona, kwegura, uri gutekereza kubivamo kubera kumva bikuremereye, kubera kuremera ugasanga ntago bizakunda, ndetse hari n'abantu barimo kugutera ubwoba ko bitazakunda. Ariko Imana irakubwiye ngo ntizagusiga, izabana nawe, ntizaguhana, muzagenda. Uyu munsi Imana irakubwiye ngo ntago izagusiga, witinya kuko ntago izagusiga. Urareba ugasanga birakomeye, bakwandikiye demande nyinshi,
bakwandikiye impapuro z'uko utabishoboye, ndetse abantu benshi bagenda gukorera inama bakagaragaza ko utabishoboye rwose, ariko Imana irakubwiye ngo humura, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana, ntabwo izaguterera, izagendana nawe nijoro, izagendana nawe ku manywa, izagendana nawe nibakora n'inama zo kukurwanya, izaba iri kumwe nawe. Humura, izabana nawe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana, izagendana nawe, izakurwanirira. Kandi aho Imana ishaka ko ugeza abo bantu uzahabageza, kuko ari Imana izabigushoboza, kandi ngo ni Imana yavuganye nawe. Ijambo ry'uno munsi ryitwa ngo ntutinye rimanukiye abantu bose bafite inshingano bakora, bafite ibintu bayobora, kugira ngo bakomerere mu byo bakora, kuko bahumura Imana iri kumwe nabo. Ubutegetsi bwose buturuka ku Mana, ubuyobozi bwose buva ku Mana, niko Bibiliya ivuga. Ariko iyo umuntu abyitwayemo neza, Imana baragendana, Imana iramutsindishiriza, Imana iramuneshereza, Imana ibana nawe. Nawe ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ntutinye, kuko Imana izabana nawe. Ntutinye, kuko Imana izagendana nawe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana, izagufasha. Abo bantu yaguhaye kuyobora muzagendana, uzabageza aho ugomba kubageza, kuko Imana yari yaguhamagaye kugira ngo bayobore. We pasiteri ufite ubwoba bw'umukumbi w'Imana yaguhaye kuyobora, ukora ntabwo birimo gukunda, Imana irakubwiye ngo ntutinye, izabana nawe, izagendana nawe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Uba uyobora ikigo runaka ariko ukabona bidakunda, ukabona harimo imvururu, ukabona harimo intambara, ukabona harimo amakuba, ukabona rwose bitemera, Imana irakubwiye ngo ntutinye, wikuka umutima, izabana nawe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana, izakurwanirira, izaguha icyo kuvuga, izakwihishurira, bizagenda neza. Urakoze kuko wadukurikiye kuri Metanoia TV, kandi iri jambo rigufashe, rikongereremo imbaraga. Wewe wari utinye, tinyuka ukorera Imana. Wewe wari utinye, tinyuka ukorere sosiyete yawe. Wewe wari utinye, humura, bizakunda. Imana iguha umugisha. Reka dusoze dusenga, ariko wumve ngo Imana iri kumwe nawe, ntizagusiga, ntizaguhana. Imana turagushimye, tugushimiye ubuntu bwawe. Abantu bawe bumvisha ijambo ryawe, nubashyigikire, ubahe imbaraga zo mu mutima, babashe gukora ibyo bakoraga, babashe kuyobora neza, kandi bayobora abantu bawe, babageza aho washatse ko bagera. Icyubahiro ni cyawe. Abantu bumvisha iri jambo niribakomeze, ribaha imbaraga, mu izina rya Yesu, amen.